Ikaze kuri Semugeshi Bayingana dossier anarctique badukurikira ku mbuga zose nkoranyambaga dukoresha Instagram, TikTok, Facebook ndetse na X yahoze ari Twitter. Nkomeza kwifuriza icyumweru cyiza ku bakunzi bacu bari mu byerekezo bitandukanye. Statistique mfite ingaragariza ko mudukurikira muri mu bice bitandukanye muri Afrika ndetse n'ibihugu by'i Burayi, Amerika, Canada. Mwese ibihe byiza. Ni update kuri update nk'ibisanzwe. Hanyuma sinzi niba turi buze kubyita coincidence, ariko inganda z'ingufu mu burasirazuba bwo hagati zikomeje kugaragaramo no kumvikanamo iturika, ariko muri Emirates z'Abarabu ho birihariye kuko ni ibitero by'amadrone bigiye bikitikura ku ruganda rwa nucleaire rwa Baraka ni muri Emiri ya Abu Dhabi. Turaza kubikomozaho mbere yuko mbyinjiramo. Reka mbanze mbabwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu masaha make atambutse zimaze gusubiza, ariko ubwo ni iminota mike rwose itambutse, naga amasaha aragera kuri abiri. Icyo twiyemeje hano ni ukujya tubagezaho updates zibigezweho mu gihe rwose byadushobokeye. Hanyuma rero Amerika imaze gusubiza ku byo Iran, nabo ibyo Iran yari yageneye Leta Zunze Ubumwe za Amerika turi buze kuba turebaho mu kanya kari imbere. Reka tubanze tuvuge ku byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisubije iki gihugu cya Iran. Hanyuma biragaragara ko ibyananiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeraho bifashishije ibitero bya gisirikare nibyo bashaka ko bigerwaho biciye muri diplomasi. Ibyo Iran yamaze guhakana, ibi rwose bitabinashyikira ko nta kabuza cy'icyumweru tugiye kwinjiramo gishobora kuzaba icyumweru cy'ibitero kuri Iran, na Iran isubiza mu bihugu bitandukanye hariya mu Kigobe, na Iran isubiza hariya mu Kigobe cy'Abaperse. Ingingo ya mbere mu byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisubije kandi zisaba Iran ko bagomba kubahiriza, Iran isabwe ko igomba gutanga ya uranium itunganyije cyangwa se ya uranium bamaze gukarishya ku rugero ruri hejuru 30%. Iyi uranium Iran isabwe kuyitanga, ariko noneho igisekeje aha nuko Iran igomba kuyiha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivugwa ko ari ibiro 440 by'uranium itunganyije ku rugero ruri hejuru ya 30%. Ibi biro byose Iran isabwe ko igomba kwita ibihereza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi kandi bigomba gukorwa na gutekereza kabiri kubayo. Iyo ni ingingo ya mbere. Hanyuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibwira Iran ko ibyangijwe byose na kimwe kizasanywa, ubwo ibyitwa war compensation nayihari, nago Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizishyura ibyangirikiye mu bitero bagabye ku gihugu cya Iran mu cyiswe Operation Epic Fury guhera tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri kugera none ubwo turi kuganira ku gicamunsi cya tariki 17 z'ukwezi kwa Gicurasi 2026. Hanyuma ingingo ya gatatu mu byo Iran isubijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nuko muri site nucleaire zose za Iran imwe ari igomba gusigara ikora. Hanyuma ahangaha ntago bigeze bavuga ngo ni yihe, ariko iri gutekerezwa iri busigare ikora, buriya ngo ni Isfahan, hagati ya Isfahan na Fordo, ariko nyirizina bagatekereza ko kubera ko Isfahan bivugwa ko ariyo itunganyirizwamo cyangwa se iri kwegereza ikurikirana Tanzi mu kuba yakegereza zira Iran mu gucurwamo kirimbuzi, bikagaragara ko site ya Fordo ariyo babona ko idafite ubukana ugereje na Isfahan ndetse na Tanzi. Nubwo batavuze ariyo, ariko isesengura makuru iraganisha mu kuba rwose site nucleaire ya Fordo ishobora kuba ariyo ishobora kurekwa igakora. Hanyuma Iran ariko igira na site nucleaire nyinshi kandi ziri strong, nuko izikunze kwibasirwa ari izingizi za Isfahan, Fordo ndetse na Natanzi, ariko bagira n'izindi hari yitwa Bushehr nayo, ariko ingi bikavugwa ko iyo igendereye amashanyarazi. Hari yitwa Arak yo ikavugwa ko buriya ngo kugira ngo intwaro kirimbuzi zishoboke hari amazi, reka mbyita amazi ubwo abize cyangwa se abazi bijyanye n'ikorwa ry'intwaro kirimbuzi barata babyumva. Hari amazi ariko atunganyije, ndabyita amazi atunganyije, aya mazi akenerwa kuvangwa n'izi nucleaire kugira ngo zirusheho kugira ubushobozi. Hanyuma rero iyi ya Arak bikavugwa ko ariyo itunganya cyangwa se yaba ifite ubushobozi bwo gutunganya ayo mazi akenerwa kugira ngo ikirimbuzi izi ntwaro za kirimbuzi zishoboke.
ubundi babyita ngo ni heavy water, ngo n'amazi aremereye, ariko nyine nahisemo kubyita amazi. Sinzi niba hari indi terme ihari, ubwo muri commentaire muze kunyunganira. Hanyuma kandi hari n'izindi nganda zirimo nk'urwitwa Sagihandi, zitwa Nargan, ni inganda zose nazo za nuclear, ndetse nago twakibagirwa kandi Tehla Research Reactor, ibivugwa ko ikoreshwa nyine mu bijyanye n'ubuvuzi, ariko nayo ngo Iran ikabijijisha ishobora kuba yarashyizemo za reactor ngo zaba zifite ingufu zo kubyara kirimbuzi, ngibyo bivugwa rero. Hanyuma rero ngo muri izo site zose nuclear zizwi gusa zibasirwa ni Natanz, Isfahan na Fordo, Zizarak na za Bushehr, n'izi za Tehran zikunze kuraswaho cyane nk'uko izi eshatu mvuze zibasirwa, ngo imwe muri yo niyo igomba gusigara ikora. Hanyuma rero ngo nta mutungo n'umwe wa Iran wafatiriwe uzigera urekurwa. Ikindi nuko ngo nagahenge kagomba guhabwa ibihugu byose, cyangwa se ubwo mvuze ibihugu kubera ko Iran, iyo tuvuze Gaza, ubwo ni Palestine ndetse na Liban, Iran ibara ko agahenge buhabwe cyangwa se guhagarika intambara byakorerwa n'izo ibyo bihugu bindi nabyo bishobora guhabwa ku gahenge. Hanyuma rero ibi nibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeje ko bigomba kwita byubahirizwa. Ikindi ngo ntago ari ingingo Iran igiye gusabwa gutekerezaho ngo izasubize, ahubwo ni ibintu basabwa kwita bubahiriza directement byako kanya. Hanyuma rero Iran isubiza iki, cyane ko aba baperesi nabo rwose batajya batinda gusubiza. Reka turebe icyo Iran isubije mbere yuko twinjira mu yandi makuru. Murabizi ko tuza mu kiganiro twahurije hamwe amakuru menshi. Hanyuma rero Iran mu gusubiza nta kindi yari busubize, isubije ivuga ko ibyo rwose bisa nko kwikirigita bagaseka. Mu butumwa bwabo bano banya Iran bati ibi byifuzo byanyu bitanu nago turi buze kujya muri byinshi, ibyabananiye mu ntambara nago biri buze gukunda muri diplomasi, ntago ibi muvuze dushobora kubyemera cyangwa se kubyubahiriza na gato. Twe turacyatsimbaraye ku byo natwe twakita ibyifuzo byacu cyangwa se condition zacu. Icyambere dusaba nuko intambara ihagarara. Iyo bavuze all fronts no kuva muri Liban no muri Gaza, nuko intambara ihagarara, ariko by'umwihariko muri Liban ahari Hezbollah intambara igomba guhagarara. Nyamara mbibutse ko iki gice cy'amajyepfo ya Liban ni gice Israel ishaka kwaguramo imishinga yabo mu byiswe ngo Great Israel, aho bashaka gushushanya amakarita mashya nk'uko yahoze mu bihe nakita by'iyobokamana. Nimvuga ibihe by'iyobokamana mwumve bya bihe nyine by'intumwa. Israel ikemeza ko ikeneye ko yongera kugira ibice nk'ibyo yahoranye mu kinyejana cya mbere cya kabiri, ibice byose yahoranye ibyifuza. Uwo mushinga Israel ifite muri Liban ni umushinga ugomba gukomeza mpaka ku mugezi wa Litani mu majyepfo ya Liban. Ibi bice noneho so kubyirukanamo Hezbollah, amakuru hari yemeza ko Israel ishaka kubigenzura. So kubyirukanamo Hezbollah no kubigenzura bakabyomeka ku butaka busanzwe bwa Israel. Burumva ko ibyo Iran yifuza biraburizamo umushinga mugari wa Israel. Israel bivugwa ko ari wo boss, ariyo ihamabwiriza Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi ntambara. Ibi twagiye tubiganiraho kenshi, nago turi buze kubitindaho. Hanyuma Iran ikavuga iti noneho n'ibihano byose mwadushyiriyeho mu bikureho, bihabanye n'iyi ngingo yuko reka turebe bihabanye n'iyi ngingo irihe yuko rwose bitari buze gukurwaho. Yego. Hanyuma Iran ikavuga iti n'imitungo yacu yose yafatiriwe mu irekura, ariko hano kuri Ryan Rosebian ndabona bavuga ko 25% by'imitungo ariyo iri buze kurekurwa, mu gihe hano kuri Iran Observer bari bemeje ko nta mutungo n'umwe mu yafatiriwe iri buze kurekurwa. Ndetse ko okay, ayo makuru tuyafate mu buryo bubiri, bishoboka ko 25% byakunda cyangwa se n'ibinakunde. Ubwo turaza kumenya ukuri kwabyo mu masaha ari imbere. Izaba ari quick updates n'ubundi baba bari buze kubyemeza mu masaha ari imbere. Hanyuma Iran igasaba ko hagomba kwishyurwa ibyangijwe, ariko aho rwose Amerika yavuze ko itazabyishyura. Hanyuma ikindi rero Iran ikaba inakeneye ko umuhoro wa Hormuz ubitiriye. Iyo bavuze ngo muri recognizing sovereignty yacu kuri Hormuz, no kuvuga ngo mwemeze bidasubirwaho ko ari twe babose, ari twe tugomba kugenzura ubu bunigo bwa Hormuz. Hanyuma ibyo nibyo rero mu bikubiye mu byo Iran yari yatse Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se nayo yari yifuje mu bijyanye na precondition. Munamubona Dr. Garbafi uyoboye inteko ishinga amategeko y'igihugu cya Iran. Hanyuma rero nuko bimeze iki gicamunsi, nayo makuru ahari
ajyanye n'ibyifuzo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran, ivuga ko atari agafu k'imvugo rimwe cyangwa se ibyo Occident ishaka batari buze kubyubahiriza. Hanyuma rero reka twisubirire cyangwa se tugaruke ku byo nahereyeho mbabwira ko tutari buze kubyita coincidence kubera ko n'ishyano riri kugwa hariya mu burasirazuba bwo hagati. Reka mere hano ibitero bya drone byibasiye uruganda rwa nuclear, umuriro wibasiye uruganda rwa nuclear, imwe muri reactor muri generator yabo ku ruganda rwa Baraka Nuclear Power Plant. Mukanda bibereka ku makarita hi Baraka iherereye. Ibaraka rero iri mu gace kitwa Al-Dafra region, niho ibi bitero by'amadrone byumvikanye. Hanyuma rero ikigo Federal Authority for Nuclear Regulation cyemeje ko hano ku Baraka Nuclear Power Plant humvikanye umuriro, bitero bihari, gusa bavuga ko sofa nta byangiritse byinshi bihari, niyo makuru bemeje. Hanyuma rero reka twigire ku makarta yacu ubundi mbagaragarize iyi aka gace aho gaherereye. Hanyuma iyo tuvuze akenshi, reka mbagabanyirize hano, iyo tuvuze agace k'ubucuruzi ka Al-Dafra, ni aka gace tuba tuvuga. Nuvuga Al-Dafra ihera hano, aha hose kumanuka aho iyi mouse yangira guca kuza aha gukata hano, iyi yose niyo bita Al-Dafra. Nuvuga ngo aka gace nako kabumbatiye nibura 70% bya gazi na petrol emira z'Abarabu zifite. Na gace murumva kara gace gakungahaye cyane, na gace kihagaze mu bijyanye n'ubukungu. Hanyuma rero abantu bazakubwira ngo basuye Dubai cyangwa se basuye emira z'Abarabu, biraguye ko wasura aka gace ngo nugere mu iki gice bita Al-Dafra, kuko ni igice cy'ubukerarugendo, ibirwa cyangwa se imijyi minini n'ibyitwa oasis. Ababizi kwa kundi mu butayu ujya kubona ukabona hari agace kamwe karimo ibimera, kandi hano ubona ari mu butayu imijyi irimo nka Sila ndetse n'ikirwa cya Darkma. Ibi birwa biri hano nagwa wasore z'Abarabu nguze udasuye bino birwa biri hano, ni ikosa rikomeye cyane. Imijyi rero irimo nyine nka Al-Mirfa, iyi mijyi ikomeye cyane. Nanone nagwa wava ko wasuye Dubai, nubwo byitirwa Dubai, nagwa wava ko wasuye z'Abarabu uvuge ko rwose wahaje utageze mu uyu mujyi ntibyaba ari ikibazo. Ntago ni nakano gace ko karimo n'ikigo gikomeye cya gisirikare cyitwa Al-Dafra Air Base. Hanyuma rero ngiye dore aho nashaka kubereka rero hagabwa ibitero, kuko Baraka iri hano hafi aha, iri hano mw'ibi bice. Baraka kanze nifashishe search, gusa Baraka iri hano ninyibura rwose munyihanganire. Baraka iri hano mw'ibi bice di nibi bice. Reka ndebe ko nkoresha search ndebe ko nyibona, nibari kwita bayinyereka neza, ariko na gace iyi Al-Dafra ni igice cy'inganda. Murabona ko izi ni nyinshi muri izi ni site nuclear, ibindi bikaba inganda zitunganye bikoma kuri petrol, ko na gace kabumbate hafi 70% ibyo twakita ubukungu bwabo. Hanyuma reka nze ndebe ko mbona Baraka search, ndebe ko mbona munyihanganire ni searching tujyane rwose. Hanyuma Baraka nandi kujya kure ngiyi hano, yego nari nzi kiri ku mwaro rwose w'ikigobe cy'Abarabu cyangwa se hano mu kigobe cy'Abaperse. Hanyuma rero dore ngiyi uruganda rwa nuclear rwagabwiye igitero, ngiyi rwose Baraka bagabyeho ibitero. Mwayibonye ngiyi Baraka bagabyeho ibitero, ni ibitero bya drone nahandi biri kuva nyine, biri kuva mu baturanyi hehe mu Baperesi hano haruguru, bibatandukanye na gace gato rwose. Na aya mazi atandukanya emira z'Abarabu na Iran, ngiyi Iran iri hano, aya mazi niyo batandukanya. Aha rero niho hagabwa ibitero bikomeye, no munsi umwe aho mu burasirazuba bwo hagati inganda za nuclear zibasiwe bitavugwa, zibasiwe cyane. Ngiyi Baraka bagabyeho igitero gikomeye cyane. Iran irimo irasenya ubushobozi
bw'abanzi babo. Bibutsa ko Emira z'Abarabu zamaze kwihuza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dr. Abbas Aragachi mu nama yahuje abaminisitiri n'amahanga y'ibihugu bya BRICS bari barimo New Delhi, yavuze ko Emira z'Abarabu zese mu ruhande rw'abanzi ariko bazishyura ikiguzi gikomeye. Yabikomoje avuga ati muzabyishyura, ngibi rero ibyo bari kwishyura no gusenya zino site zabo za nuclear. Ni uruganda runini cyane rw'ingufu za nuclear rusenywe. Hanyuma rero nibi rero bihari muri aya masaha gicamunsi ara mu burasirazuba bwo hagati. Ubushake bwa Arabia Saudite bwo gusinyisha Non-Aggression Pact busa nkaho Iran itazabwemera kubera ko nabo bemeye kwihuza n'abanzi bagomba kubanza kwishyura ikiguzi cyo kwihuza n'umwanzi. Nitwa Semugeshi Bayingana, mbashimira cyane kuba mudukurikira munadushyigikira umunsi ku munsi mu makuru n'ibiganiro byacu bitandukanye. Ubundi nta kindi nge nabifuriza kitari amahoro n'umugisha. Imana rwose ijye baba hafi, hanyuma makuru yacu abari akagaruka tuze kongera kubona mu masaha make. Araza kuba inkuru ziraza kuba zigezweho mu masaha make, araza kuba ari imbere. Blessings over blessings.